banyamuryango ba Unity Club Intwararumuri, bayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, batumirwa bahire, mwiriwe neza. Ndizera ko dumwe muri bake batari bwasure ino ngoro, abenshi muri mwe ngira ngo mwarayibonye. Iyo umuntu asuye urwibutso rw'amateka yo guhagarika jenoside, tukareba n'ibiganiro byaduteranije hano uyu munsi, umuntu yumva afite byinshi yibaza mu mutima. Abaza kutuganiriza baratwibutsa bimwe mu by'ingenzi byaranze urugendo twakoranye nk'abanyamuryango ba Unity Club, ndetse binashushanya ubumwe, ubuvandimwe n'igihango dufitanye. Turanaganira ku cyatugejeje mu icuraburindi, tubura imbaga y'abacu, cyangaza abana b'u Rwanda, abandi kibaheza ishyanga. Ariko ikiruta byose, turi hano twahisemo gushyira hamwe ngo dukorere urwatubyaye, ndetse turanakomeje. Kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ntibisigana no kuzirikana urugamba rwo kwihagarika. Abacu twabuze n'ingabo zacu zitanze batuye mu mitima yacu iteka. Naho abagiye bose dufitanye igihango gikomeye cyo gukomera kuri uru Rwanda batabonye. Unity Club ni umuryango twahuriyemo tukirwana no kongera kubaka igihugu cyacu, komora abantu no gushakisha uko baramuka bagashira impumu y'inabi bari bamaze kubamo. Hari ubwo ubwenge bw'umuntu butabasha kubihuza neza, ukibaza uti ziriya mbaraga zabagahe. Bavandimwe, uyu mwaka umuryango Unity Club Intwararumuri urizihiza imyaka 30 umaze ushinzwe. Hari benshi mu Ntwararumuri binjiye mu nshingano z'ubuyobozi, igihugu kikiri mu bihe bitoroshye byo guhangana n'ibikomere bitandukanye jenoside yakorewe Abatutsi yadusigiye. Buri wese afite urugendo rwe rwihariye uko yanyuze muri aya mateka, haba mbere ya jenoside, muri jenoside, mu rugamba rwo kwihagarika, ndetse n'amateka yo kubohora igihugu. Ariko twese hamwe duhurira ku rugendo rwo kongera kubaka u Rwanda. Uru rugendo n'ibiganiro bisubiza umuntu gutekereza cyane, ukumva ukora bike ukurikije ibyo ufite. Guteranira muri inyubako y'inteko nshinga amategeko bifite igisobanuro gikomeye. Mu myaka 32 ishize hari muharashwe ibisasu bikomeye byari bigamije kwisenya, ariko cyane cyane byari bigamije kurimbura abari bayirimo. Aha hantu habitse amateka y'icuraburindi, ariko hanabitse amateka y'icyizere cyo kongera kubaho. Hatwibutsa ko u Rwanda rwageze habi cyane, ariko hakanatwibutsa ko rwagize abatabazi barurwaniye bakarurinda kuzima, bakarwubaka bundi bushya. Ukurikije igihe jenoside yateguwe, ubukana n'ubugome ndengakamere yakoranywe, imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye birebera, umuntu yibaza iyi Inkotanyi zitafata umwanzuro ukomeye wo kwihagarika no kubohora igihugu uko byari kugenda. Ibi rero nibigaragaza ko n'ubu ari twebwe tugomba kwirwanirira, cyane cyane muri iyi si ihindagurika buri munsi. Nta kindi twabona duha Inkotanyi zemeye guhangana n'ibyo byose kandi zikabitsinda, uretse guhora tuzishimira. Byasaga n'ibidashoboka mu maso ya benshi ko u Rwanda rwongera kubaho, kubera uko rwari rwarasenyutse mu mpande zose. Mwarakoze Inkotanyi.
Batumirwa bacu nk'abari mu nshingano z'ubuyobozi ndetse n'abagize uruhare mu rugendo rwo kubaka igihugu, kimwe mu byo dukwiye kwitaho cyane ni ugukomeza gushakisha icyakomeza ubumwe bw'Abanyarwanda dushinzwe, kandi tukabikorana ubushishozi. Iyo twitegereje imvugo z'urwango zigenda zongera kumvikana hirya no hino ku isi no mu karere kacu, umuntu yibaza niba koko amateka hari icyo yatwigishije. Ariko twe Abanyarwanda ibi ntitwabireberera kure ngo tubifate nk'ibitagira aho bihuriye natwe. Tuzi neza aho urwango rushobora kugeza igihugu. Ingengabitekerezo ya jenoside imeze nk'urwiri mu murima. Iyo utaruranduye n'imizi yayo rongera rukamera rugakomeza kwangiza. Ingengabitekerezo rero nayo ni nk'uko. Hari amagambo, inyandiko n'ibitekerezo bikomeje gukwirakwizwa bigamije kugoreka amateka, gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se gutesha agaciro urugamba rwo kwihagarika. Nk'abakuru babaye muri aya mateka rero dufite inshingano ebyiri zikomeye. Icya mbere ni gukomeza kuvuga ukuri no kukwigisha. Aya mateka ntabwo ari ay'abarokotse jenoside cyangwa abayabayemo gusa, ni amateka y'igihugu cyacu. Icya kabiri ni ugukomeza kubaka urufatiro rukomeye ruzatuma n'ibisekuru bizaza bizasanga u Rwanda rwunze ubumwe, rufite amahoro, ruyobowe neza kandi rufite agaciro ku isi. Amateka atwereka ko amacakubiri atangira mu miyoborere mibi no mu nyigisho z'urwango, ariko twanabonye itandukaniro igihe ubuyobozi bushyize imbere ubumwe no gukorera umuturage. Imikorere myiza inoze no kuba inyangamugayo ni rwo rukingo rwo gukumira no kurwanya itonesha rishingiye ku moko n'ibindi byose byazana amacakubiri. U Rwanda rw'Abanyarwanda bose ntabwo rwaje ruturutse ahandi, kurwubaka nabyo ntabwo byakozwe n'abandi, twararwubatse turanakomeje. Nk'abayobozi dukwiye guhora twibaza tuti ese turi gukora ibihagije mu kurwanya ibishaka gusenya ibyo twubatse? Ese turatanga urugero rutuma urubyiruko rukomeza kubona aho rwubakira ejo hazaza? Twatekereje kugira uyu mwanya wo kuganira n'abanyamuryango ba Unity Club kugira ngo twongere twikebuke, turebere hamwe aho duhagaze nk'umuryango, ariko na buri wese ku giti cye. Mu nshingano umuyobozi wese akwiye kuba afite harimo kwitekereza ubwe, ariko no gutekereza abo afite mu nshingano. Dufite ubuyobozi bwiza bwubatse inzego ziturengera ndetse bwongera kubanisha Abanyarwanda. Natwe nk'intwararumuri tuzaruhuka ari uko buri wese ku giti cye abashije kugera ku by'abahanga bise metacognition, aho bavuga ko gukura kwiza ugakora neza ari ukugena umwanya wo gusuzuma, kongera kureba ibikorwa n'imikorere yawe, ukareba ahakeneye kunozwa ukahanoza. Metacognition ni ubushobozi bwo kubasha gusuzuma ibitekerezo byawe no gushungura, ukamenya ibyo wiga n'icyo ubikoresha. Ntacyo twaba twifasha niba dukomeza kugira ibiganiro nk'ibi buri mwaka, ariko ntibigaragare mu bikorwa byacu, cyane cyane bigamije kurwanya abahakana n'abapfobya. Iyo witegereje abarwanya ubuyobozi bwacu, urugero ntuzumva bavuga isiganwa ry'amagare, inama zikomeye twakira, cyangwa ngo wumve ahubatswe ibitaro, inganda, ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa byiza by'iterambere kandi binivugira. Uzumva gusa baraheze kuri baringa y'amoko. Nk'abanyamuryango tuzi neza intambara twarwanye n'imbaraga byadutwaye kugira ngo buri wese yiyumve nk'umunyarwanda. Tubuzwa n'iki koko kurwanya abo bahisemo gukomeza kwinangira? Kuki tutamagana byeruye ibyo binyoma ngo twese tugire ishyaka ryo kurengera ibyo twagezeho? Bisa nkaho twabihariye influencers cyangwa se navuga Minister Olivier, ndabona n'abandi hari benshi, n'abandi bakoranabushake nka Minister Nelly
n'abandi banyamuryango bake. Tuzi kandi ko ukunda igihugu cye bidasaba ko abari mu mwanya runaka, kuko twese natwe ntawe udafite umwanya, buri wese ni umunyarwanda. Twakongera ko kuba turi n'intwara urumuri, iryo zina rikaduha gushyira umucyo ku byanduza igihugu. Mwebwe nk'abayobozi, ijwi ryanyu ryakumvikana kurushaho kuko muzi ukuri kwabyo. Niba tutemeranya n'ibyo bavuga bitwaje ko barengera uburenganzira bwacu, guhitamo guceceka ntabwo bidufasha. Urugendo rwo gukira